byo banza wumve, uzi ko bishoboka ko wakoresha telefone yawe bitagusabye gukora muri screen uzamura, uko ugakoresha ijwi gusa. Urugero ukavuga ndi WhatsApp igahita ijya kuri WhatsApp. Dukomeze iyi video ya manzure ko kandi subscribe niba utarakanda subscribe kuri Uzi Tech Rwanda urugomba cyane, ngwino ukande subscribe uze ukande like kugira ngo iyi video uyongerere imbaraga, ndetse ugire n'ikintu wandika muri comment uvuga ku bintu by'izi video, cyangwa se niba ziba zagushimisha gira ikintu usiga muri comment. Hari abandi bajya bagira ikibazo cy'uko video zitagaragara. Iyo video zitagaragara urazamuka hano hejuru, hejuru abara akamenyetso ka setting, ndakeka mu kubona uza kwaka akamenyetso ka setting ko hejuru ukagakanda guki. Aba bantu bagira ikibazo cy'uko video zitagaragara neza, uhita uza hano handitse quality. Iyo uje hano handitse quality, ahangaha handitse quality, ndagira kuri step by step, ukaza hano hasi handitse advantage. Ahangaha ndakeka muri kuhabona, ahangaha handitse advantage. Iyo hano handitse advantage, dore ahantu video zawe igaragara neza. Byibuze mu gihumbi 800 no muri 720 nibwo video igaragara neza, ariko by'umwihariko muri mu 1080 nibwo video igaragara neza. Twakomeje icyo usabwa rero kugira ngo mwereke ako kantu utaruzi k'uburyo wakoresha telefone yawe ukoresheje ijwi cyangwa se sound. Icyo usabwa ni reba video kuva itangiye kugeza irangiye, ubundi nkakwereka uburyo nawe ugiye gutangira kujya ukoresha ijwi telefone yawe. Urugero ukavuga ati WhatsApp kajya kuri WhatsApp, Facebook kajya kuri Facebook, Instagram kajya kuri Instagram, Twitter bitewe na application, file, playing videos. Upfa kubivuga neza mu rurimi rw'icyongereza rumeze neza. Urugero ukavuga ati WhatsApp, Facebook and play file, ikajya muri file wenda igaplayinga video runaka bitewe n'ibintu wagize ute wayibwiye, kugira ngo wumve, kugira ngo umenye ko ari ibintu natari kukubesha cyangwa se ari scam. Banza wumva ku ka video. WhatsApp, YouTube aho ngaho narindi kuri codinga bwira WhatsApp ati bwira iyo nkoresha iyo vocals, nkabwira telefone ati jya kuri WhatsApp ikajyaho, ndakeka uri kubibona, jya kuri YouTube ikajyaho. Reka nze rero kamanzi ukarebe rero, mbere y'uko ubibonye ubonye ko cyeka, nyuma y'uko ubibonye ubonye ko ari ibintu byizewe kandi bigira ute bikora. Rero n'abatindiye mu mayira, reka nze nkwereke nawe uburyo watangira kubyikoreshereza, ugatangira gukoresha telefone yawe ukoresheje ijwi byonyine. Icyo urakora rero, ukeneye kuba ufite Play Store. Uraza hano muri Play Store yawe, yagira ngo ukurikiye step by step. Uraza hano muri Play Store yawe usacinge iyi application ngiye kukubwira, niyo izajya igufasha gukoresha telefone ukoresheje ijwi gusa bitagusabye, nta gishoro bigusabye. Aka kantu ku muntu wari ukaze ashobora kuvuga ati navumbuye akantu, ariko kugira ngo nkakwigishe urasabwa amafaranga ya naya, cyangwa se urasabwa kunkorera iyi faveri iyi niyi, ariko ngiye nkakwigishije ku buntu. Icyo usabwa rero ni ukanda subscribe. Ushobora nawe kuzakabyaza umusaruro ugasharinga inshuti zawe zose kugira ngo zimenye kano kantu ko nta kantu k'ubwenge cyane wakoresha, abantu bakagutinya kuvuga ati uyu muntu ararenze ku bintu by'ikoranabuhanga. Rero icyo urakora rero, uraza hano muri Play Store yawe, uza hano muri search, usacinge application yitwa Voice Access. Urasacinga iyi application yitwa Voice Access. Iyi ngiyi ndagira kuri step by step. Iyi Voice Access rero nigira ute nigufasha kuba wakoresha telefone. Giye kwereka uburyo iyi Voice Access uyisetinga ikagufasha gukoresha iyi telefone ukoresheje ijwi byonyine, nkuko twatangiye video ubona nkoresha ijwi nkoresheje telefone yanjye. Ubona Voice Access ni gutya ikora. Iyi Voice Access weho icyo urakora uragira ute, urakanda install. Urukona ngiye ko nsanzwe nyikoresha. Ukimara gukanda install urakanda open, uraza ukande hano handitse open. Ntabwo ushaka ko iyi video igira ute iba ndende, mashaka ko video igira ute iba ngufi. Ubona ko ari kumbwira ngo Crudu ngo find this, ngo urakanda hano open. Impamvu bashobora kuba itari kuwita iba open kuri access nuko ishobora kuba iri gukora. Ndaza hano handitse tap pause imbihagarike. Noneho ukimara kuyestara iraza muri telefone yawe gutya, uraza uyikandeho Voice Access, uraza uyikandeho gutya. Ndabona Access, uraza uyemeze. Gira ngo kuri step by step ukandeho gutya.
tegereze akanya gato guys, iyi video nibikunda wandike ngo byakunze, kuko ndabizi neza birakunda, unshimire aho muri comment, kandi icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo YouTube channel ikure, kuko urabona ko ikiri hasi, kandi gukura kwiyi channel ni wowe uzagira ute uzabigiramo uruhare. Kirakora rero ukimara kugera kuri page bahita kubwira ngo turning on voice access, select OK to got accessibility setting the enable voice access. Hano ukanze kansa wabikanserinze nta byakora, kuko wowe urakanda OK, ukimara gukanda OK urikubona ko nawe ubwawe bahita bagira ute bahita bakuyobora, kubera ko bahita bavuga ati voice access, urakandaho gutya, kano kantu karaba kameze gutya, wowe urasanga kameze gutya voice access, urahita ukandaho kamere gutya gafunguke, ukande allow, ukande go it, kubera ko uri kuvuga ngo using accessibility button to the open the user these features, tap the accessibility button on the bottom of your screen to switch between features, touch hold the accessibility button. Urahita ukanda go it, kimara gukanda go it usubira inyuma gutya, kimara gusubira inyuma gutya icyo urakora urasubira inyuma gutya, urahita uza gutya, bashobora nawe guhita bagira ute barita bakuzanira ino notification. Iyo notification rero kugira ngo bikunde utangira gukoresha telefone n'ijwi ryawe, kuko kwanditse ngo improve voice access and other apps. When voice access activity come use the word in voice access command and transport, ubwo waza ugasoma ukushobora kuba AI runaka gasobanura mu Kinyarwanda, gusa twe ukanze nothing nta kintu wabona, ahubwo urakanda agree, urakanda nothing ahubwo urakanda agree. Ukimara gukanda agree ubona ko setup of voice access activity voice access there I feel ways to the turning voice access and turn and on and off, urakanda done. Ukimara gukanda done ukande continue, we allowing voice access to recording ways. Gusa ibi byose ndi gukora wowe bashobora kutabikubaza, ndakwereka ibindi bashobora kukubaza, nuko giye bari kumbaza ibintu byinshi cyane, bari kumbaza ibintu byinshi, ndabona bamaje kumbaza ibintu byinshi cyane. Ariko iyo byagenze gutya icyo ukora rero nta kindi, uraza hano handitse tap paused, hano hejuru ko notification kari hejuru ukagakandaho gutya, uyiplayinge neza, ndabizi hariya ubibikuye, ariko nidukanda hano handitse start tap start turaba dutangiye. Urugero kubona ko yatangiye, reka nze mvuge WhatsApp, urabona yuko mvuze WhatsApp igahita imenya ko iragira ute irajya kuri WhatsApp. YouTube sorry munayihanganira, YouTube open YouTube, open Facebook, or do you not find open Facebook, open Facebook, open WhatsApp. Urukona ko kuri WhatsApp biri guhita bigira ute, urukona ko kuri WhatsApp biri guhita bikunda, ndetse n'izindi mbuga wajya ubikoresha bigahita bikunda, gusa iyo ubivuze nabi ntago bigira ute bikunda. Iyo ushaka kubihagarika rero ngo ukoreshe telefone yawe nk'ibisanzwe nyine udari gukoresha ijwi, uraza ukamanura nyine telefone yawe, urabizi iyo ugiye gufungura connection umanura hano hejuru kugira ngo ubone uburyo bwa connection, kugira ngo then ubone uburyo nyine bwinshi cyane. Rero kano kanditseho tap to paused, iyo ukakanzeho ubihagaritse, waza ukagakandaho kanditseho tap to start, uba utangiye gukoresha telefone yawe ukoresheje ijwi gusa. Rero niba byakunze andika muri comment ngo byakunze, kuko ndabizi neza niba wakurikiye uburyo nabikoze biraza gukunda. Gusa hari uburyo
hari ibintu byinshi nyine banyeretse wowe bashobora kutagira ute bashobora kutakwereka. Hari ibintu byinshi banyeretse bashobora kutakwereka. Urabona kanze nke nkwereke wenda ibyo bashobora kukwereka. Kanze nkore clear cache, ngewe nemeje ibintu byinshi ariko wowe bashobora kutabikwereka, rero bikagucanga ukibaza ngo ko wowe batabikweretse ubwo birakora. Kanze nkwereke wowe uburyo biriya bimeze. Uraza uyopaninge ukande OK, nta nubwo baraza kubaza byinshi. Ukande hano handitse voice, kano kantu karaba kameze gutya, uhita ukemeza, ukande allow, ukanda go it. Ukimara gukanda go it baragira kandi kantu gatoya bakubaza nuko ndi weho barahita bagira ute barahita bakuyobora uburyo urabikora. Uraza ukayopeninga gutya ugakanda OK nkuko nabikweretse. Babandi ndi kubwira ugahita ukanda hano, ugahita ukanda allow, ugahita ukanda wakara akamenyetso, ugahita ukanda continue. Weho ni ibi ngibi barakwereka byonyine. Ukande allow, ukande go it, uhita umanuka hano hejuru. Urabona ko ka notification katangiye, uhita ukandaho hano handitse tap to start. Bino nibyo barakwereka, nuko ngiye bari banyeretse step ndende, ariko step ndende niyo bazikwereka. Nakweretse uburyo uzikoresha zira step ndende, nkwereka n'uburyo ukoresha zira step ngufi. Guys, rero nanshoreje video y'uyu munsi. Niba byakunze yandika muri comment ngo byakunze, kandi iyi video uyisharinge inshuti yawe yose nayo imenye aka kantu. Ndabakunda cyane, rero mutazacikwa na video z'ubutaha. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, like, share ndetse na comment.